babonye ko Yesu yabayeho uko byatangiye ndetse n'umubyeyi we uko yasoje ubuzima bwe nuko azagaruka ku isi, azasoza ubuzima bwe agarutse ku isi atari yapfa. Ubu ngubu Yesu ariho, hanyuma azagaruka ku isi azapfa bisanzwe. Abemera Imana bazaba bariho, bazamukorera iswala y'umuntu witabye Imana, bamushyingure nk'umwemera Imana. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. shimwe kuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, mahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Nyuma y'ibyo bavandimwe bayisilamukazi, turacyakomeza dusubukura isomo ryacu aho turi ku nkingi yo kwemera umunsi w'imperuka. Iyo ni inkingi ya gatanu mu nkingi zo kwemera uko ari esheshatu. Hanyuma kuri iyo nkingi tukaba tukiri mu bimenyetso bikuru by'imperuka, tukaba turi ku kimenyetso cya kabiri. Twabanjije ku cya Masihi Dajjal. Mu bimenyetso bikuru cya mbere twavuze ko ari ibimenyetso 10 intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo ntabwo mushobora kuzabona imperuka hatabaye ibintu 10. Ibyo ngibyo rero nibyo bimenyetso bikuru by'imperuka. Tumaze iminsi rero tuvuga ku cya kabiri, ari cyo kugaruka kwa Isa ibn Maryam alayhi salam, kugaruka kwa Yesu hano kuri iyi si. Ubwo birumvikana twabanjije ku mateka ye ndetse n'ay'umubyeyi we. Ubushize rero twari tugeze ko Yesu yabayeho, ko yavuze ubutumwa, hanyuma agera ubwo abantu bamurwanya, bamucurira imigambi mibisha yo kumugirira nabi, kumwica bamubambye. Kandi twanabonye yuko ntago ari Yesu wenyine wagambaniwe cyangwa se warwanyijwe, ahubwo intumwa z'Imana zose zahuye n'ibigeragezo bitandukanye, ariko bose bahuriye kuba baragambaniwe, bacirirwa imigambi mibisha yo kubagirira nabi. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala bikarangira babandi bateguye kugirira nabi intumwa z'Imana n'abahanuzi bamwaye imigambi yawo mibisha, Allah akayiburizamo. No kuri Yesu nuko byagenze. Ibyo rero bitujyana tugana no ku musozo w'uyu munsi, tukazatangira ikindi kimenyetso gikurikiraho, tukaza gusoza ibirebana na Yesu. Tugiye kugaragaza rero noneho Yesu uko yavuye muri iyi si. Urumva yabayeho avuga ubutumwa bw'Imana, ariko igihe cy'ubwo butumwa Imana yakigeneye kirarangira, hanyuma abantu baramurwanya nyine nkuko twabivuze. Ubwo rero Allah subhanahu wa ta'ala yaramutabaye. Byagenze bite rero? Muri Qur'an Imana subhanahu wa ta'ala hari imirongo myinshi, ariko twahisemo gusoma aya zikurikira. Imana iravuga iti wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, inna qatalna al-masiha ibn Maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Yoni aya ya mbere iri budufashe turi bushingireho kugaragaza uko Yesu byagenze, ibyo kumubamba byagenze bite. Nanone turaza kwifashisha indi aya aho Imana ivuga iti إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات.
aya ya mbere dusomye Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa qawlihim, Imana iravuga iti abigamba bavuga ngo inna qatalna al-masiha ibn Maryam rasulallah. Imana iravuga iti ngo no kwigamba kwabo bavuga ngo twebwe twishe Mesiya ariwe Isa alayhi salam, bavuga ngo twishe Yesu mwene Maria rasulallah, intumwa y'Imana. Numva bo bigamba abateguye uwo mugambi nyine baravuga ati twarawurangije umugambi, twawushyize mu bikorwa. Nukuvuga nyuma y'uburyo babiteguye bakomeje kwigamba bavuga ngo twebwe Yesu twaramurangije, twaramwishe, twaramubambye. Ngo niko Imana ivuga ngo bigamba bavuga gutyo. Noneho twumva iki Imana ivuga rero. Imana iravuga iti wama qataluhu, Allah arababeshyuza akabwira ngo ariko mu by'ukuri ntago bigeze bamwica, ntago babishoboye. Wama salabuhu, nta nubwo bigeze bamubamba. Nukuvuga Imana irabasubiza ihakana, ibabeshyuza, ibanyomoza, isubiza imvugo yabo yo kwigamba ngo twebwe twishe Yesu mwene Maria intumwa y'Imana. Imana ikavuga ngo wama qataluhu, ariko mu by'ukuri ntago bamwishe. Wama salabuhu, nta nubwo bamubambye. Imana iti walakin shubbiha lahum, Allah akavuga ati ahubwo shubbiha lahum, vango bahawe indi shusho isa na Yesu. Turaza kubona uko byagenze nkuko basobanuriza aya babisobanura, harimo Ibn Kathir, umumenyi usobanura tafsiri witwa Ibn Kathir, ndetse n'uwo bita Ibn Jarir at-Tabari, Allah yarhamu. Hano Imana iravuga ngo wama qataluhu, mu by'ukuri ntibigeze bamwica Yesu, ntabwo bigeze bamwica. Wama salabuhu, nta nubwo bigeze bamubamba. Walakin shubbiha lahum, ngo ahubwo baraguraniwe bahabwa undi. Imana ikomeza ivuga iti wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Imana iravuga ngo ni nayo mpamvu bariya bavuga ngo baramwishe, nabo ubwabo babigiyeho impaka. Nukuvuga nabo ubwabo hagati yabo. Ubwo nuvuga ngo bari benshi bumva ko hari uwo bafashe baramubamba, ariko bandi bakavuga ngo Imana iravuga ngo wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Imana iravuga ngo nabari ubwabo bavuga ngo baramwishe, ariko ntago babivuzeho rumwe. Nuvuga ngo batavuzweho rumwe, baravuze ninde twishe. Bamwe baravuga bati ariko nyamara mu basobanura tafsiri baravuga ngo baravuze ngo turabona uburanga ari ubwa Yesu, ariko uyu mubiri turabona atari uwa Yesu. Abandi baravuga bati ariko turabona hari umuntu uzamutse ahangaha, tubonye igisenge cy'inzu, hari umuntu unyura ahangaha azamuka. Abandi bakavuga bati ariko n'uyu nguyu. Imana iravuga iti wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Imana iravuga iti ngo nabo ubwabo bagizemo kutumvikana, bagiyemo kujya impaka no kutumvikana ngo bemeranye. Nuko ngo nabo ubwabo ntago bavuze rumwe kuri icyo kuwo bishe uwo ari we, niba ari Yesu cyangwa atari Yesu. Bivuga ngo bamwe baravugaga ngo ni Yesu twishe, abandi bati ntabwo ari we, abandi bati ariko turabona uburanga. Kuko Allah subhanahu wa ta'ala turaza kubibona uko byagenze. Nukuvuga ngo bari bicaye nk'uku nguku, Yesu ari kwigisha abigishwa be, babanzi bari hanze bagose, bamuzengurutse bashaka kumufata. Allah subhanahu wa ta'ala ahishurira Yesu, abaza abigishwa be, arababaza ngo ninde wanyitangira, Imana ikazamuha ijuru. Abasobanura Qur'ani bagaragaza ko hari umwe mu bigishwa ba Yesu wabatanze inshuro 3, avuga ngo njyewe niyemeje kukwitangira nkajya mu mwanya wawe. Yabatanze inshuro 3. Yesu abaza uwo nguwo abatanga avuga ngo njyewe ndakwitangira ndajya mu mwanya wawe. Ubwo rero akimara kubivuga inshuro 3, Allah yahise afata ishusho ya Yesu y'uburanga bwe ayambika wa wundi. Nukuvuga ngo abaje gufata bafashe umuntu babona asa nande, asa na Yesu. Baravuga bati Yesu twamurangije, twamwishe. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ubwo nukuvuga ngo igikorwa cyo kwica n'icyo kumubamba cyabayeho, ariko ntabwo ari Yesu. Nukuvuga ngo igikorwa cyo kwica cyabayeho n'icyo kubamba cyabayeho, ariko wabikorewe ntabwo ari inde,
icyo nicyo nagira ngo tubanze tuvane muri izo aya. Bivuga ngo ikintu cyo kwica umuntu cyarabaye, ariko ntabwo uwo bishe ntabwo ari we nde, ntabwo ari Yesu. Imana iravuga iti rero wa innal ladhina ikhtalafu fihi, nabo ubwabo babigiyeho impaka ntibabivugaho rumwe. Kubera iki? Uko byagenze. Ubwo ni ukuvuga ngo uburanga, bamwe baravuze ati ariko Yesu twari tumuzi yareshaga atya, ko tubona uyu muntu atari we, ko tubona intoki n'ibirenge atari Yesu, turabona umubiri atari uwa Yesu. Handi batari ko uyu ni Yesu, murabona uburanga ni ubwa Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo nuko byagenze, bagwa muri ibyo. Imana isoza iyo ayivuga ngo wa ma qataluhu yaqina. Nukuvuga Allah asoza aho ngaho avuga ngo ntabwo bamwishe. Nuvuga ngo nubwo bamwishe, uwo bishe ngo ntabwo uwo bishe nawe ubwabo babikoze bizeye 100% ko ari inde, bizeye ko ari inde, ko yazampaka nyine zari zirimo. Bamwe baravuze batariko tubonye igisenge cy'urusengero kizamuka, umuntu tubonye hari umuntu uciye ahangaho uzamutse, bigenze bite? Abandi bati dore uyu ni Yesu muramubona. Imana iravuga iti wa ma qataluhu yaqina, ngo nabo ubwabo ntabwo uwo bishe bizeye, nabo ubwabo ntabwo bari bizi. Lam yakunu mutayaqinina annahu Isa ibn Maryam, nabo ubwabo ntabwo bari bizeye neza yuko kumvuga uti iki ngiki ndakizeye 100%, nabo ubwabo ngo uwo bishe bamwishe batizeye 100% ko ari inde, ko ari Yesu. Byagenze gute rero? Ubwo ni aya ya mbere, ayo ni amagambo y'Imana basomaga. Mu yindi aya Imana iravuga iti if qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Imana irongera ikabishimangira mu zindi aya. Imana ikavuga ngo ibuka, twibuke, tuzirikane, twige, tumenye uko byagenze. Imana iravuga ngo mwibuke ubwo Allah yabwiraga Isa ibn Maryam. Imana ikambwira ngo ya Isa, yewe Yesu, inni mutawaffika, wal wafatu al-madhkura fi hadhihi al-aya wafatu an-nawmi. Imana irabwira Isa ikambwira ngo yewe Yesu, inni mutawaffika, yewe Allah ngiye kugusinziriza, warafi'uka ilayya, hanyuma nkuzamure iwanjye mu ijuru, uzamure iwanjye. Nanone iyi aya irimo andi masomo numva twarayize mu ntangiro. Allah aba mu ijuru kubera ko Imana yavuze ngo yewe Yesu ngiye kugusinziriza hanyuma nkuzamure iwanjye. Ntabwo Imana yavuze ngo nkumanure cyangwa se nkujyana ahandi, nkuzamure iwanjye. Bivuga ngo Allah, umuntu akubaje Allah bahe, Allah aba mu ijuru. Ariko ubumenyi bwe no gukurikirana kwe bigera ahantu hose. Ariko Allah yicaye ku ntebe y'icyubahiro yitwa Arsh. Hanyuma rero Imana iramubwira iti inni mutawaffika, yewe Yesu ngewe ngiye kugusinziriza, warafi'uka ilayya, hanyuma nkuzamure iwanjye. Imana ikomeza ubwira iti wa mutahhiruka minal ladhina kafaru, ngiye kugukiza, nkurinde, nkukize babandi baguhakanye bashakaga kukugirira nabi, mbagukize nkutabare. Urumva ni isezerano rya Allah. Imana ikomeza ivuga iti wajailu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah. Imana iti kandi abagukurikiye, abakwemeye ubutumwa bwawe, nzabakomeza kubashyira hejuru. Abamwemeye, bivuga ngo abamwemeye nkuko twabonye buri ntumwa yose yabaga ifite abayisilamu aribo bayikurikiye, ifite n'abayihakanye. Ubwo rero abakurikiye buri ntumwa yose n'umuhanuzi wabaga ari abayisilamu aribo bemera Imana. Ubwo niko bimeze ku ntumwa zose. Ahangaha rero icyo dushaka kuvuga ni uko Imana ishimangira yuko Yesu atishwe, nta nubwo Yesu yabambwe, hamwe n'uko umugambi wabayeho wo kumwica n'uwo kumubamba, ariko Imana iwuburizamo. Hari undi wafashwe mu cyimbo cye, twabisobanuye uko byagenze, hanyuma aricwa, akorerwa ibyo bikorwa byose. Ariko n'ababikoze ntabwo bari bizeye 100% yuko ibyo bari gukora bari kubikorera nde, kubera na za mpaka zajemo. Bamwe bavuga bati ni Yesu, abandi bati ntabwo ari Yesu. Ubwo ni inshamake, ariko aho ngaho hayititse byinshi, ariko mu nshamake ibyo biraduhagije kumenya ngo byagenze gute aho ngaho. Hanyuma twebwe rero twemera yuko Allah yazamuye Isa alayhi salam mu ijuru, Allah mukiza bashaka kumwica no kumubamba. Nyuma y'ibyo rero ngo duhise tujya rero Yesu, bivuga ngo Yesu bungubu tuvuga Yesu ariho. Yesu agize gute? Yesu ariho, ntabwo arapfa,
araho Allah yamujyanye tutazi neza ngo ni hehe ari, ariko icyo tuzi nuko tuzi ko Imana yamujyanye iwayo. Aho ari ntawe uhazi, kuko tugarukiraho Imana yatubwiye gusa. Imana yatubwiye ngo ndakuzamuye, ndagukijije, ndagutabaye, nkujyanye iwanjye. Aho ari exact ngo nahagana he neza ntago tuhazi, ko Imana ntago yahatubwiye. Icyo tuzi nuko yamuzamuye mu ijuru iwayo. Ibyo nibyo tuzi, kuko ntabwo twemereye kuvuga ibintu tudafite dalili y'icyo dushingiyeho. Ariko icyo nta nicyo kitumari kumenya ngo Yesu exact ari hehe neza, ibyo ntacyo bidufasha. Icyo twemera nuko Yesu ariho, ari aho Imana yamugeneye kuba ari, aho ngaho yamujyanye. Hanyuma ubwo ni muzima, ntabwo arapfa, nta nubwo arahura n'urupfu kuva icyo gihe cyose. Twemera yuko rero mu bihe byegereje imperuka, kimwe muri bya bimenyetso cya kabiri turiho aricyo cyo kugaruka kwe, ubwo Yesu azagaruka noneho. Byumvikane ko ntabwo Yesu azagaruka yarigeze gupfa. Yesu ntabwo arapfa. Yesu azagaruka kuri iyi si aje gusoza ubuzima bwe mu buzima bw'iyi si, kuko nawe ni umuntu uhumeka, kandi igihumeka cyose kigomba kuzahura, ariko azahura n'urupfu rusanzwe, atari ugusuzugurika no kugirirwa nabi, kandi ari intumwa y'Imana n'umuhanuzi wayo. Allah icyo inna lanansuru rusulana, Imana yaratangaje avuga ngo jyewe nzatabara intumwa zanjye n'abahanuzi banjye. Ntabwo rero umuntu ashobora kuza ngo agirire nabi intumwa Allah subhanahu wa ta'ala amwemerere, lazima imigambi ye igomba kuburizwamo. Kabone nubwo byaba mu nzira abantu badatekereza, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranye kurinda intumwa ze ndetse n'abahanuzi. Ubwo rero nk'ikimenyetso kigaragaza ko imperuka izaba yegereje ni ukugaruka kwa Isa ibn Maryam, nk'uko Imana ivuga iti wa innahu la ilmun lis-sa'a. Imana iravuga iti ngo kandi kugaruka kwa Yesu ni ikimenyetso cy'umunsi w'imperuka. Ubwo rero Yesu azagaruka, azaba afite n'inshingano zimuzanye, ndetse hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama nyinshi cyane. Muri zo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama hari aho yavuze ati nta ntumwa iri hagati yanjye na Isa ibn Maryam, we ni intumwa y'Imana, ngo kandi azamanuka agaruke, azamanuka ava hahandi yazamuwe nyine. Ko Yesu yarazamuwe, ubwo kugaruka azaba ari kugira gute? Azaba ari kumanuka, kuko yarazamuwe, ubwo azagaruka amanuka. Noneho ibyo birumvikana. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti nta ntumwa iri hagati yanjye na Isa ibn Maryam, ngo kandi azamanuka agaruke hano kuri iyi si, nta gushidikanya. Intumwa y'Imana iti fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu, ngo bityo ni mumubona uwo mugaragu w'Imana witwa Isa ibn Maryam, abazaba bariho ngo ni mumubona muzamumenye. Muri iyo hadithi intumwa y'Imana ivuga ibimenyetso bizayimuranga, kunakeye mu buranga, kunazaba ameze. Intumwa y'Imana iti ni mumubona uwo mugaragu w'Imana muzamumenye, mumwubahe, mumenye ko ari Isa ibn Maryam alayhi salam. Hanyuma nanone ikindi twize muri hadithi nuko nta yindi ntumwa iri hagati ya Rasul sallallahu alayhi wasallam na Isa ibn Maryam. Ivuga ngo Yesu amaze kuva kuri iyi si, murabizi hashize imyaka 571, hanyuma intumwa y'Imana nibwo yavutse sallallahu alayhi wasallam, kuva Yesu abayeho. Hanyuma mu myaka 40 intumwa y'Imana ihabwa ubutumwa. Bivuga ngo ibinyejana 6 nta yindi ntumwa yari irimo hagati ya Yesu na n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahangaha intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagaragaje yuko ngo abantu nibazamubona bazamumenye, ndetse intumwa y'Imana yasobanuye muri hadithi aho intumwa y'Imana Isa alayhi salam aho azamanukira naho azahingukira. Reka tuvuge ngo ijuru ni rinini, ikirere ni kinini, ese azamanukira mu Rwanda, azamanukira mu kirere cya hehe? Ibyo nabyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabigaragaje muri hadithi igaragaza yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagaragaje yuko azamanukira mu mujyi witwa Damasco. Damasco ni umurwa mukuru wo mu gihugu cya Syria. N'uyu munsi wa none nuko nguko witwa, kuva kera uwo mujyi witwa Dimashq. Hari imijyi izwi cyo bita Sanaa, hari imijyi izwi kuva kera zo bita za Kufa, Basra. Iyo ni imijyi ifite amateka menshi cyane. Za Kufa muri za Iraq na za Basra ni muri Iraq, n'umujyi witwa Sanaa aho ni muri Yemen, ndetse na Yemen murabizi hari hadithi zivuga Yemen. Hari imijyi rero izwi ifite amateka yo kuva kera,
harimo n'umujyi bita Dimashq. Umujyi witwa Damasco hariya muri Syria niwo murwa mukuru w'igihugu cya Syria, hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ni ukuvuga ngo rero uwo mujyi intumwa y'Imana yavuze ngo Isa azamanukira ahinguke, ahambere azatungukira azamanukira mu kirere cy'umujyi wa Damashq cyangwa se Damasco mu gihugu cya Syria. Ibi nabyo bigaragazwa n'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, aho ivuga iti Yesu mwene Mariyamu azamanuka amanukire ahitwa ku munara w'umweru mu burasirazuba bw'umujyi wa Damasco. Hanyuma rero Yesu azaba azanywe n'inshingano zitandukanye. Muri zo murabyibuka twavuze ko Yesu niwe uzatabara abemera Imana akabakiza nde? Akabakiza Masihi Dajjal. Iyo ni inshingano ya mbere, ntabwo tubitindaho, ibyo twarabigaragaje uburyo azaza agatabara abemera Imana akabakiza Masihi Dajjal. Hanyuma twabibonye yuko azamwica akamutera inkota ku giti cye, Isa ibn Maryam alayhi salam, bivuga ngo niwe uzatabara abemera Imana. Iyo ni inshingano ya mbere izaba imuzanye. Nanone mu nshingano zizaba zizanye Isa ibn Maryam, nanone nyuma yuko azaba agarutse ku isi, nanone azatabara abemera Imana abakize abandi bantu babagizi ba nabi, nabo tuzabona mu kimenyetso biri imbere, nacyo mu bimenyetso bikuru, abitwa Yajuja nande. Abo ngabo nabo ni Yesu uzatabara abemera Imana akabakiza abemera Imana. Ariko uburyo bizagaragara ntabwo Yesu noneho abo ngabo azabica, ahubwo Yesu azasaba Imana abo bantu abasomera iduwa hanyuma bapfe bose, ariko atabakozeho, atabishe nk'uko azica nde? Nk'uko azica Masihi Dajjal. Bivuga ngo bo azabica mu rwego rwo kubasabira, atakambira Imana kugira ngo Imana itabara abemera Imana. Nibwo rero Allah azakira ubusabe bwe, maze abo bagizi ba nabi bose bapfira icyarimwe. Nyuma y'ibyo rero Yesu nagaruka ku isi nanone, bigaragara yuko azaba ataje kuvuga ubutumwa, kuko ubutumwa bwe bwararangiye. Ubutumwa bwe ntabwo azaba aje gukomeza kuba intumwa, oya, azakurikiza amategeko yahishuriwe nde? Yahishuriwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bivuga ngo na Isa nawe azakurikira Qur'an, azakurikira umugenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ubwo azaba ari umwemera Imana mu bandi bakurikiye intumwa y'Imana, ariko ntabwo azaba aje kuvuga ubutumwa, kuko ubutumwa bwe bwagize gute? Bwararangiye kubw'igihe yavaga ku isi agiye. Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'uko hari haje indi ntumwa nyuma ye, ubwo ubutumwa bwa Isa bwari burangiye nyuma y'uko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahawe ubutumwa. Yesu nanone mu bindi azakora, hadithi igaragaza yuko Yesu nanone azaza agaragaza kutemera ikintu cyitwa umusaraba. Yesu ntabwo azemera umusaraba. Yesu imisaraba azayivuna yikureho iyo azasanga ku isi. Yesu ntabwo azemera imisaraba, kuko ubwo azaba ashaka, harimo kuvuga ngo azaba ari gukosora imyemerere yo kumuhuza n'umusaraba, ko ntaho bahuriye n'ibindi byo kubambwa, yuko atigeze abambwa. Ibyo byose hazaba harimo kugaragaza ibyo ngibyo. Nanone Isa alayhi salam, nanone Yesu azavuna imisaraba. Yesu nanone nkuko twabivuze, mu gihe cyo kuza ku isi rero, Yesu namara kugaruka, ubuzima buzaba bwiza cyane. Imigisha Yesu nagaruka ku isi, isi izagira umugisha, izagira umutekano ukomeye cyane, kubera baraka, kubera imigisha ya Isa alayhi salam. Nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibigaragaza, aho intumwa y'Imana ivuga iti nyuma y'uko Yesu azagaruka ku isi, ubuzima buzaba bwiza, imvura izagwa, ibimera biboneke, kugeza ubwo umuntu azanyura ku ntare ntigire ikimutwara. Umva ku isi ukuntu hazaba hatuje kubera imigisha ya Isa alayhi salam, kugeza umuntu azajya ahura n'intare akayinyuraho ntigire icyo imutwara. Yesu yarazamara imyaka 40. Imyaka 40 agarutse ku isi, azapfa nkuko ariyo gahunda y'ubuzima, kandi kuko igihumeka cyose kizahura n'urupfu. Namara gupfa rero, abemera Imana bazaba bariho, abayisilamu bazaba bariho icyo gihe, bazamukorera salatul janaza, bamukorera iswala y'uwitabye Imana, bamusabire, bamuherekeze, bamushyingure nk'umwemera Imana hakurikijwe
millatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hakurikije imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yesu mwene Mariya rero byo bishimangira yuko nta kindi yari cyo uretse kuba intumwa y'Imana, akaba n'umuntu, akaba n'umugaragu wayo. Yesu yari umuntu usanzwe, Yesu yararyaga, Yesu yaranywaga, Yesu yari umunyantege nke, Yesu yagiraga ubwoba nk'abantu, Yesu yarasinziraga, Yesu yarananirwaga. Yesu nawe ni ikiremwa cy'Imana gifite intege nkeya nk'abandi bantu, ariko akaba yari afite icyubahiro cyo kuba intumwa y'Imana n'umuhanuzi. Tukaba tumukunda, tukaba tumwemera muri ubwo buryo, tutamukabirije ngo tumurenze urugero. Nanone kandi ntago twemerewe kumumanura mu rwego cyangwa ngo tumutesha agaciro kuko Imana yamuhaye. Twebwe rero tumuha urwego Imana yagize gute? Urwego Imana yamuhaye. Urwego Imana yamuhaye ni umugaragu w'Imana, akaba intumwa y'Imana, akaba umuntu dukunda, twubaha ku mitima yacu, ndetse tukabayo tumuvuze tumusabira amahoro y'Imana. Ariko ntago turenza aho ngaho, ntago dukabiriza ngo yari Imana, yari igitangaza. Nta kintu na kimwe yari cyo uretse kuba umugaragu w'Imana usanzwe w'umunyacyubahiro gusa, nta kindi. Icyo cyubahiro kandi nacyo ntago kigera ku rwego rwo gusengwa cyangwa gusimbuzwa Imana, cyangwa se we n'umubyeyi we ngo bafatwe ukundi. Ibyo ngibyo ntabwo idini y'Ubuislamu ibyemera na gatoya. Hanyuma rero abarengereye rero bakaza gusenga Yesu, bakamugira Imana, abandi bakamusimbuza Imana, abandi bakamufatanya n'Imana. Ni ukuvuga ngo hari abemera ubutatu, bavuga bati Yesu nawe ari mu bintu bitatu bigize Imana. Hari abandi bavuga bati ahubwo Yesu ni Imana yonyine, nta n'iyindi itari we. Abo rero n'abamusenga ndetse we n'umubyeyi we, abamuhaye urundi rwego rurenze urwo ngurwo twavuze. Ibyo ngibyo idini y'Ubuislamu ni nabwo kuri bigaragara yuko barengereye, ndetse banivugira ibidafite gihamya mu myemerere bahiseho. Abo bose rero ku munsi w'imperuka rero, ubwo niho dusozereza, Yesu azabihakana. Yesu azabihakana nkuko bigaragazwa na Qur'an, aho Imana ivuga iti wa ifqala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Uko Imana bigaragaza muri suratul Maida aya 116, Imana iravuga iti ngo igihe Imana izabwira Yesu mwene Mariya ku munsi w'imperuka, kamubwira iti yewe Yesu mwene Mariya, Imana izamuhagarika imbere y'abantu, abamusenze, abamugize Imana, abamusimbuje Imana. Imana imubaza iti yewe Yesu ku munsi w'imperuka, hamwe nuko Imana izabizi ko Yesu atigeze abivuga, ahubwo bizaba ari gushinga urubanza kubagize gute, kugira ngo abihakane nabo biyumvira birebera. Naho ubundi Imana kumubaza ntago ari uko Imana itazi ko ibyo atigeze abigiremo uruhare, ahubwo Imana izabishaka gushinga urubanza kuri babandi bagize gute, abamusenze, kugira ngo Yesu mwene Mariya abihakane nabo biyumvira asubiza ikibazo cy'Imana. Imana izamubaza iti rero yewe Yesu mwene Mariya, ese ni wowe wabwiye abantu ngo bagusenge, wowe na mama wawe? Ngo ni wowe wabwiye abantu ngo ni munsenge ngewe na mama wanjye munsimbuza Imana? Ni wowe wabibabwiye? Ni wowe wababwiye gutyo? Isa ibn Maryam azasubiza ati Mana nyagasani. Yesu azabihakana avuga ati subhanaka, arabwira ati Mana nyagasani, cyambere ubutagatifu n'ubuziranenge n'ubwawe. Bivuga ngo Imana, Yesu azabanza asubiza Imana yigaragaza yuko bitashoboka yuko Yesu yavuga ikintu nk'icyo ngicyo, kuko yaba ari inenge ku Mana kugira undi babangikanye. Ahise atagatifuza Imana avuga ati nyagasani, cyambere mpereyeho ubutagatifu n'ubwawe, ubuziranenge bwo kugira undi mubangikanye, kugira indi Mana itari wowe ntago bishoboka kuri wowe. Hanyuma narangiza avuga ati Mana nyagasani, ubuziranenge n'ubwawe. Avuga ati ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Aravuga ati ntibyashobokaga ko nari kubwira abantu ngo mbahamagarire ibyo utambwiye, ntago nari kwizanira ibyanjye, kuko ibyo ngibyo bitari mu byo wambwiye. Rero ubwo ntabwo nagize gute, ntabwo nigeze mbibabwira, ntabwo nigeze mbibahamagarira. Aya aravuga ati ni wowe rero ukwiye gusengwa wenyine,
kuko nta kindi ubangikanywe nacyo. Hanyuma Yesu azakomeza yihakana bariya abantu abwira Imana ati in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Abwira Imana yisobanura imbere y'Imana, abwira Imana ati Nyagasani, niba naba narabivuze Mana Nyagasani waba ubizi neza, ngende umwere nawe urabizi Mana Nyagasani ko ibyo bintu nigeze mbibabwira. Niba naba narabivuze Mana Nyagasani urabizi, ta'lamu ma fi nafsi. Mana Nyagasani ibindimo byose n'ibyo ntekereza urabizi, ariko Mana Nyagasani ngewe ibikurimo n'ibyo utekereza ngewe Nyagasani ntago mbizi. Bivuga ngo ubumenyi bwawe buranzi ngewe wese, nta na kimwe naguhisha. Hanyuma akomeze avuga ati, akomeza ababwira ati ni wowe uzi bitagaragara. Yesu akomeza avuga ashimangira ibyo yababwiye ibyo ari byo. Arabwira ati ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aravuga ati nta kindi nababwiye, dore ubutumwa bwanjye nababwiye ni bwa bundi wantegetse wantumye, ni bwa bundi wampaye ngo nje kubabwira ani'budullaha rabbi wa rabbakum, ngo nukubabwira ngo yemwe bantu nimusenge Imana Nyagasani akaba Imana yanjye ari nayo Mana. Ubwo rero Mana Nyagasani ngewe ntabwo nigeze mbabwira ngo munsenge cyangwa munsimbuza Imana yabaje ndetse n'umubyeyi wanjye Mariam, ngo ibyo byose nibyo bihimbiye. Bivuga ngo Yesu azabihakana ku mugaragaro, abagaragariza Imana yuko ubwo butumwa ntabwo ari Yesu wagize gute, ntabwo ari Yesu. Ubwo rero icyo tuvanye mu dusoza nuvuga ngo abantu bahisemo gusenga Yesu no kumusimbuza Imana, ikiremwa cy'Imana, umuntu ufite igihe yabereyeho yavukiye, hari igihe cyabayeho Yesu atariho. Iyo Mana se ubwo Yesu atariho, iyo Mana iyo si yabireberwa nande? Yesu afite igihe amateka ye yatangiriye, hanyuma none Yesu azagira igihe atariho. Hanyuma Yesu, urumva Yesu Imana yaramutabaye, ubwo si Imana barayitabara, itabarwa nande se ho? Urumva yuko rero nibigaragaza Yesu ntabwo ari Imana mu by'ukuri. Yesu si n'umwana w'Imana, ntabwo Yesu yabyawe n'Imana, ariko twabonye ko yabayeho kubw'imbaraga z'Imana, twarabisobanuye ko yavutse. Rero umuyisilamu agomba kuba iyi myemerere atayijegajegaho cyangwa atari mu kintu kimeze nk'igihirahiro, agomba kuba afite umurongo ngenderwaho usobanutse nk'uko twatangiye ukaba dusozereje ahangaha. Ubwo tuzakomeza ubutaha inshallah turebera hamwe ikimenyetso cya gatatu cy'umunsi w'imperuka mu bimenyetso bikuru gikurikira kugaruka kwa Yesu. Twabonye ko Yesu yabayeho, uko byatangiye ndetse n'umubyeyi we uko yasoje ubuzima bwe, nuko azagaruka ku isi, azasoza ubuzima bwe agarutse ku isi atari yapfa. Ubu ngubu Yesu ariho, hanyuma azagaruka ku isi, azapfa bisanzwe. Abemera Imana bazaba bariho, bazamukorera iswala y'umuntu witabye Imana, bamushingure nk'umwemera Imana. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.